What's up again right now in Nash Media TV na badufite show ya Danje mu basore muzi nk'abarutwitse comedy cyangwa se bagiye bakina muri film y'amahitamo yanjye naje mu mudugudu wa Karama mu mudugudu wa Rubaza asimujemo namwe yuze munambwire mu mudugudu ndi mudiremba nayo byerega ni mu Rubaza ubwo urumva neza ko yuko twabakwiriye dusanga aho hafi gushutinga mbasaba kanone ko nyine bambwa ko ngomba kuza byibuze tukaganira kuri movie bakinnye cyangwa se tukayiganira mbese nkaba rero negereye muri babiri bakuriye iyo comedy cyangwa se iyo channel mbabaza uburyo bashutinze cyangwa se uburyo babiteguyemo cyangwa se n'abakinnyi nyine mbese amakuru yayo kugira ngo n'abakunda Nash Media TV cyangwa se abakunda iyo movie bayikundira mbese bayifate nkaho yari live sibyo. Sala bro isa business ni fresh kwitandese banyita puzzle muri filime zisanzwe iri amahitamo yanjye bakutanga ngo ki banyitaga umuzimu bakutaga umuzimu usa neza n'umuzimu ariko wari bizi neza se pe banyita wacyangwa kwitaba cyangwa araye wambaye neza urakeye ikinyusi erega izo dirego urabona zirahenze sidede wapfa kuzikoresha cyane iyo musatsi wishirishije angaze ndakeka akabakaba nko mu 500 banze uri umunyabiceri cyane garagara rwose ndakeka ahubwo ngiye gushyiraho izindi nyine ziri hejuru cyane wenda nko twa miliyoni nk'ebyiri ubundi nangire matwike ubundi hashye koko mwagiye muvuga ku bintu byinshi twaganiriye ubutaha tuvuga ku bintu mwagiye mukina bimwe uyu munsi mwaje gushutinga filime ni ukuvuga ngo uyu munsi twaje kuvuga ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko twasanze urubyiruko ruri kwitwara nabi muri iyi minsi ni iki umuntu yakora kugira ngo mbese yirinde izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? ni ukuvuga ngo hari uburyo bwa mbere aribwo bita kwifata, ariko bunananiranye hari ubundi buryo bwa kabiri bwo kwibuka gukoresha agakingirizo. Ndakeka abenshi bakunda gukurikirana video zacu bakunda kubona izo manuro. Muri make ubwo bagiye babikoresha ariko byanze cyangwa se bagiye sinzi uko nabivuga. Kwifata ni gute ushatse kuvuga ubundi? Ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu akora ikintu kimutunguye, ariko icyo kintu ugiye gukora ntunagishyiremo n'ubwenge. Ndabwira urubyiruko ruri hano hanze rero bajye bashyiramo ubwenge. Ubwo bivuze ngo bakoresha agakingirizo mbese birinde. Ujye gukoresha agakingirizo? Niko bimeze. Agakingirizo buriya karinda indwara nyinshi zitandukanye. Ujye gukoresha nyine agakingirizo? Njyewe muri make ubundi ubusanzwe ngiye nkunda kwifata. Kwifata ntabwo bijya binanira. Ndabwira babandi kwifata bijya binanira. Nyine ngo ntabwo nsubije wowe ko cyane wakoresha. Ni ukuvuga ngo nyine iyo ngize gutya nagira ibyo ngira nkagira bataragira. Ubu nawe uragira. Nawe utagira. Cyabirwa cyane koko. Bro nawe se ugira amfasha naye ndagira. Nawe uragira. Ubwo se ugira gute mbese ugira gute? Ngira neza ariko nkoresha agakingirizo. Erega umenye ngo aha ngaha turi kuvugana ubu ngubu turigwa ni hafi yose. Abantu baturera ni ingire zose, abakecuru, abasaza, abantu bakuza abana mbese ni ngombwa n'urubyiruko. Kugira baramenya ni kugira n'iki nyine. Kugira wuri byuze mu Kinyarwanda cyanyaryo. Ni ukugira ubundi kugira no kugira bataragira ugakoresha agakingirizo. Ucyo cyo tuvuga ari cyo nsobanuriye. Kugira ubundi kugira ubikoresha ugiye kuvuga ikintu. Nuko kutangiye utaragiye utarakivuga kugira iki nyine. Cyo kintu se cyo kintu ndakeka abantu benshi baragikoresheje cyane. Ibyo bintu bari mu namuzenye muri sirenge zanyu munahora na munirwa na kuvuga ati kugira akantu cyo uvuze nanjye utabizi no kugira iki sura aho utaragirara kugira iki ngende gushaka kumenya nubwo uri umunyamakuru nawe ko wagizera nakuranzora kugira icyo ari cyo nuko bisanzwe nyine uyu nguyu murabona aracyari n'umwana ashobora kuba yagize isoni zo kubivuga. Ubu ngiye kubasesengura no mbivuge mbishyize hanze muri make. Ni ukuvuga ngo kugira mu rurimi tubivuga mu Kinyarwanda nyine ururimi rwacu ni ukurongora. Ni ukurongora. Guhuza ibitsina. Guhuza ibitsina muri make. Ubwo niko kugira.
nibyo twita twe kugira. ubwo bivuze wese kugira urumva ko ari gukora imibonano mpuzabitsina. Ari nayo mpamvu ari nacyo gihe bagiramo cyo kuba bakoresha ubwo buryo bwo kwirinda nyine iyo ubonye ugiye kugira nako kenge uba ugomba kukagira. Nkubaze ko tuzi ko biriya bintu biryoha nk'uko bivuze ubwo utirinze ubundi waba iki? Ni ukuvuga ngo biriya ni ibintu biryoha mu minota mikeya, ariko iyo izo ndwara zakwatatse wicuza ubuzima bwawe bwose. ari nayo mpamvu hari n'abo zataka babwira no gufata imiti ntibayifate, icyo gihe uba uri mu marembo, uba uri mu bagenda. bivuze ngo umuntu wese ukora biriya bintu byo wese ahita arwara, mbese ubwo ntabwo nawe bivuze ngo nawe ubwo aba ahita arwara nta kubikora nawe wabwiye igihe w'ikigura urubyiruko nyine cyakora. Ni ukuvuga ngo buri uko umuntu abikoze ntabwo ahita arwara, ariko hari uburyo ubikora bitari mu mucyo. Hari ukubikorana n'uwo mwashakanye, aho birumvikana indwara ntaho zava kubera ko muba mwaragiye kwa muganga mukipimisha. Noneho hari no kujya mu ngeso mbi, nko kujya mu ndaya ntabwo wayizera buriya. Ushobora kugenda uri muzima ukagaruka uri umupfu. Twaganiriye bijyanye na filime mwakinnye, dusora neza ukuntu nyine wakwirinda ukora ibintu, ariko akajambo nakubajije ko watansubije neza. Agakingirizo byuze uragakoresha? Ni ukuvuga ngo njyewe iyo ngiye kugirana nawe kugira njyewe niryo jambo nkunda gukoresha cyane. Ni ukuvuga ngo njyewe iyo nakwizereye ahubwo nkoresha dutatu icyarimwe, mu buryo bwo kugira ngo nyine wirinde izo ndwara 100%. Ndetse akenshi na kenshi hari igihe bijya bikunda kugora abantu bikavuga ati se dutatu wadukoresha gute? Nabyo mubishaka ku barebye ino video wanyandikira comment mwabategurira video y'uburyo nababwiramo nyine mukazajya mubikora bikagenda neza. Ngiye nshatse nashorera bya bitwaye iki se ubundi? Ni ukuvuga ngo umbwiye guki? Ngiye nashitse nashorera n'ubundi batayakoresha nabandi muzima. Nambaye kamwe ubundi byatwara iki? Wewe uvuze ko wambara dutatu, wewe ngiye nakwambara kamwe, sibyo? Nambaye kamwe. Bivuze ngo nambaye kamwe aricyo naba? Ni ukuvuga ngo wambaye kamwe nta kintu waba, ariko ibyo bigenwa n'amahitamo y'umuntu. Hari uburyo ngiye mvuga ati mu buryo bwo kwirinda kwanjye bitewe n'ukuntu umuntu mubona ndambara dutatu, cyangwa se nambare kamwe bitewe n'ukuntu mubona. Buriya mbwira abantu bari hano hanze ati indwara ntabwo ipimisha ijisho. Tuzahura n'umuntu ukabona asa neza, ukabona ameze neza, ukavuga ati uriya ni muzima ntabwo arwaye. Ni ukuvuga ngo abo bantu mujye mubirinda. Nawe twavuga benshi dore amasaha tujyanye, ndabona nanjye hari ibintu bagiye kurikirana mu rugo. Mbere yuko tuganira tugira icyo ubwira kuri channel yanyu abantu, uburyo babonamo, uburyo bakurikirana channel yanyu kugira ngo wenda byibuze hari abatazi channel yanyu ko yitwa kugira ngo bajye bakurikirana n'iki kiganiro gikurikirana neza live, wenda kugira ngo byibuze bamenye ngo se abasore batuganije gutya se uyu wa cyangwa nyawe akinira hehe, n'abandi bakinnyi bashyashya ni hehe yababonera? Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi dufite amacono menshi dukunda gukinira. Harimo umuntu uza akavuga ati wacyangwe ndagukeneye muri shuti. Ni ukuvuga ngo channel yanjye nyirizina ni Rutwitsi Comedy. Niho hanyura izo manuro n'utundi dushya twinshi cyane kandi dusekeje. Ashmedia yizi iki? Ashmedia ni ukuvuga ngo nayo nahuye nayo mbona nyine ni nziza, itegura neza, ikina ibintu byiza, ndetse mubwira ngo ubaye wakunze ibyo dukora no kuri Ashmedia ndabizi naho uzabikunda. Ndabizi neza ko yuko mu buzima busanzwe Ashmedia ni channel nziza cyane, cyangwa se abantu benshi mukeneye kuba bari ibiganiro by'abastari mukunda, jya kuri Ashmedia TV, kuri subscribe ndetse na comment twiza cyane na like kugira ngo biryohe. Sibyo mbere twaganye gakeya nawe warabyuze utubwiye nako kintu cya Ashmedia. Ase mukuru wa Ashmedia nende? Mukuru wa Ashmedia aya ni Rutwitsi. Gute se Rutwitsi niyo turi ndakubaza unziza mukuru wa Ashmedia uramuzi?
ndamuzi bamwitande bamwita Jean Marie urabizi ko ari leta gitarangiye yose wose oya we ntago nkuzi ntabwo nsara amafaranga zambara costume ubibona nzazi oya ntacyo nimba ari nawe ntacyo bitwaye ariko Hash Media ikora neza urabona ko ikorera neza abenshi mukunda Hash Media ndabashimiye kandi ndabakunda cyane ababera rero twitse comedy twahuye nabo tuganira nabo gusa ndabashimira ko mwanya mwanya wanyu tukaganira ya natwe turakushimira kuba waduhaye umwanya wacu tugahura tukaganira. murakeneye kuri platform zanyu za Instagram cyangwa se YouTube bakatikamo gute? Ni ukuvuga ngo Instagram nk'uko bisanzwe ni wa Cyangwe, Facebook naho nuko, na TikTok naho nuko. Ndabwira ko ushaka ko tunaganira no kuri WhatsApp nakugana namba yanjye nta kibazo tukajya tuganira, byose biremewe. Ubu nta mukinnyi wava hanze yagize ngaze muri Twitsi Comedy ngaba yaza gutyo cyangwa hari igisabwa bababwira? Ni ukuvuga ngo abakinnyi twebwe turabakira, niyo utazi gukina turakwigisha, kandi twebwe ni ukuvuga ngo ni igihe gitoya kandi uba wabimenya. Bivuze ngo akayosho mufite no kumigisha rano gukina film cyangwa se comedy kubundi asigaye mukaraba nakazi. uyu munsi ni Sunday duhuza urugwiro muri kuri massage ugabanyezagara tanaswagaho na boss umufungo mu gikapu ivaniye Liverpool ibyo kimundo heyituriye ndari ifitiye ga habonetsemo fiasling na ngirizo izimben zibyine zicunde snack up mirenge yamizi na slenge indege sumbe dukorana rapfumba zunge pa WhatsApp again wabona kuri ako na WhatsApp beza cyane bazikurimba indirimbo za trapper nabo bakomeye cyane bro ndagute ya awadiza benkila z'amafomila sinagusiga awadiza benkila z'amafomila sinagusiga nsiga kunzira awadistomba mboneza nakuzira akuzira abakumisha baguhisha inzira toki nasa ibyanjye nawe nikwaje barimba trap batuje kandi ubona ko baratuje cyane bya Danje no mujama no mustari 4 bro bakutande Tisenge Emmanuel ya Jola boy ya akwita nawe tudumvisha Jonas man akazina kaba star bya Danje ndirimbo yanyu bayita ngiki? Sirenge mukobwa bayita Sirenge mukobwa vuga cyane uri kubyo Sirenge mukobwa nzabimwe nageze kuri YouTube wala wajaba neza najama basikurimba bya Danje basikurimba fo bakwita ndi muzima busanzwe nawe nabiyibutse neza Tisenge Emmanuel dusenge Emmanuel ngise ubwo ni yakifai sema Emmanuel ariko ngo manager ngo yaragiye yagiye naye anje ntabwo nzamenya kandi manager ukunda wari bajyana yagiye kandi ari manager wagombye kwamenya yagiye atambwiye mbona bubanye neza nicyo kandi mubare neza se wasanga ari ikibazo cy'amafaranga ubwo uri kumva rero manager ntabwo ari ni gute se umuntu manager yawe yajyana atabwiye uwo manager ngo ngaragiye gusa ugiye ngo ugende uvuga ati ndagiye sibyo akanabateguza kwigira ibiceri byabo bityo nanyo yagera bitandukanye kw'icyicaro cyane yayo nyine bivuze ngo umuntu abakinira babona gute? tubona kuri Twitsi Comedy Rutwitsi uvuze ngo ukina comedy kwa naririmba we bro rata we akarika fasi wene byibuze gatoya ako unavuga cyane ngo kumbiresa uryo yes can your body for kabasani ubugamba ku ruhande mfite takiyo gukora sinafata fehi gahunda imera ku ga happiness uze twirire ku ga chocolate sinyikundi ibihaye ibinjyana imishari ndakuzura kane mujye kunda gusohokera imbari gira fast ncanira injari bibyacu ni dice kunda kwifatira imiti muri ibyo byatsi gahunda n'amazibasi bumva utuje aka kabuto gakeneye kurirwa umwumani Danje birumvikana umujyana witawe na regional way bituramuzi ndamuzi byamuzi ntabwo yakubasubira ko bigeze musa reka indirimbo ziwe indirimbo ya region nayo bagiye mu kwezi ndayitumye urayizi ndayizi ndagukunda urayizi byose red urayizi irimbanye nande sarya buraya aririmbanye nande Marina nande ntabwo nirukanye ubutso gatoya Marina nyine nande Marina niwe John Dimani
undi ntabwo mwibuka na Afrique sibyo mu ndirimbo rero yita ariko ndabizi neza ko umurasa abantu bose bavuga ati no mujamo asa na John sibyo wewe akifama dusema na Emmanuel iri kugenda maraje atakubwira ibintu bitoroshye sibyo nuko yabonye n'amaro fitari nuko ahubwo yabonye atazabishobora ahita avuga ati kambona yabuze undi musaza bita Semana Emmanuel agarako kazina bitara kifa yakavanye akavanye ku muntu wasetsaga cyane bita Fireman ni amazina yo gutwika cyangwa se ni amazina yo kumaranga muntu ni amazina yo gutwika gusa utuvuga ati Emmanuel igomba kuzamo izina Emmanuel sobanura iki mu Kinyarwanda nize bya danje turi kumwe Imana turi kumwe ukumva ni izina ryiza bya danje amazina yose ufite ngo zarakifa yango ngo dusaba Imana ariko Emmanuel ni izina rero rizimisha kandi rigaragara neza sibyo wenda mu buzima busanzwe ukunda iki nkunda muzika ukunda umuziki ukunda kurya iki ibijumba ukunda kurya ibijumba amusitari urya ibijumba arya iki nta kindi warya se atari ibijumba umuceri ayo n'izina rwawe ryose oya ifiriti ndabirya ibirayi ndabirya nta kindi buri ukunda iki atakurya byose mwana byose wowe wireba byose uvuze ngo urahira urateba byose mbese umusitari konzi karya ibintu byoroheje kugira ngo byibuze agira vibe za danje vibe za danje ubundi biterwa n'ubwonko bw'umuntu ko birumvikana kuko mu byo mukora byose nawe muri abasitari bya danje muriva neza gusa numva ko yuko ukomereza aho ngaho kugira ngo Region nabibona kuri YouTube yanyu avuga ati cyo koza mbonye umuja uri mu ntege zanjye sibyo umuziki bari mukoreshaga nahe dukoresha inanga muri rubazo producer nyamwita nde bamwita Acyanga ni producer wanyu ko mutataganyese twazanye nuko aratonara nyawe wirengera Wacyagwe uvuze ngo Wacyagwe ni mu producer wanyu no muri groupe yanyu cyangwa no hanze no muri groupe yacu groupe yanyu ubwo bivuze ngo ajye si yari twitse urana umva ngo mukirana komedira ubwo bivuze ngo twitsi haya amaze kujya video zingahe ni nyinshi cyane ntabwo ubwo bivuze ngo muratswe bya danje muri abastar murumva ko rero Ash Media TV yatumye abastar biza cyane nk'abanga mubonesha amaso abahanzi ndetse n'abakomediye bakafite n'umuproducer bita Rutwitsi Rutwitsi gura Wacyagwe ni Wacyagwe rero ko mutazanye ibintu bitari byiza baramye kuzana akadutamo ya umuntu ukora umuziki abazi no kuririmba aho babonye kubana n'abamuzi no gukora umuziki mukora mubyikorera natwe muri no minsi turabyiga ufite gahunda ducumbize umunota tuvanga tugende gusa byo koza urabona ko umuntu heza cyane haryoshye hagaragarira amaso gusa Ash Media yiziki Ash Media nyizi ibikorwa byiza bagenda bafasha abantu nyine bafite impano bakabafasha nyine kuzamura impano zabo kuri Ash Media bakunda gushyira iki posting iki mbese muri make bakunda gupostinga video za comedy indirimbo z'abantu bafite impano n'ibindi bitandukanye Ash Media ugenda gute mu kinyarwanda mu unyuguti kunyuguti rajye tuzabivugana ubutaha byuze n'akokerwa papuro ngo uzabivuge neza nakoze amakosa ko natakuye nyine kugomba kuzabigenza sibyo bwira umuntu wakwishimira ko wageze ahangaha muri muzika avuga ati njyewe n'umujama kuba wakongeza ahangaha cyangwa warifashije kugira ngo ugere ahangaha njyewe narifashije bivuze ngo umuntu yafa ko wageze ahangaha kubera ko nyine warimenye ufite amafaranga kugira ngo mbese ujye kuri na talent nuko ufite amafaranga Rockis ubu nawe gutura ngo akumanagera ufite amafaranga Rockis twabyumvikanyeho nyine ubundi agaragariza abantu ko mfite amafaranga bivuze ngo uhemba Rocky oya kandi ko managing ndamuhemba nawe ntabwo muhemba njyewe nahembwa n'abandi benshi ariko nanjye muhemba ndimo bivuze ngo izina wese mbese n'uko wishyura izina rye gusa byonyine n'ibikorwa nkorera dukubita tubanguraniye muri ndi udukute indi vasi n'uvuga cyane kugira ngo ariko twumva bwa mbere bavuze gakeya ndavuga ati wasanga ndamitira mwazamana amavuta uraririmba cyane kugira byibuse n'abari ku mikoro zisara zimeneke sibyo twagiye misi w'iminsi iminsi mugaragaza kiri ku isi inyenyeri ziraka izindi zikazima abadanjeri bakajugunya
imwaka kumva uri bishimiye cyane kripa abisi disi vekiringa ageze ku kiri ku isi isitaza kugaragaza iracyari ku isi ngisi iradukanda mwe tukabukanda bandi tukagwa mu byondo z'abazana sando tangiye kuzana renke bamujyane ku murenge bamukubita ibirenge maze ikiyo kimurenge tangire kuzana renke kadashoniye gen kripa utibona ya uko buri mwiza na wundi mbona mwese muhuza no kubura ibyisiro mwese kuko buri munsi n'ibiranyura ndi pope iranga amasoko yose nazengurutse ya mashuri yose nazengurutse ndimo ndiga ndashaka ubutunzi nabuze niyo nakura ubuturo mu ruru rukundo ndashaka tubane nka Jacques na Rose ndashaka tubane nka Jacques na Rose urabizi na mwene washira no gutekereza nubwo mbona abaniga bari no basesereza ese tuzagumiza gutegereza niyo tujya guseberezwa mu rukundo tugeze iyo badaperereza nacyo nakora nuko ari inzozi zanjye ziba zijyana mu rukundo naziyonerekeza basingwino merekeze buri joro no muri kire kuri mwana uratangaje nacyo nakora urahambaye uwo mwambaro wambaye icyo mwangira tugira basazi nacyo nakora mukundira ubusazi uko mbona ngeze mu kimazi urumva ko muri neza bya dance murarenze rataye akabazo ko nca kubaza ngiye ku giti cyanjye usengera na bake Gatolika handi mo rumfasi Gatolika nagiririmba rap rwose imbabara muzi kuririmba indirimbo za Gatolika indirimbo yonyine ndayizi yita nguki mubone ngo yirimbo gatoya nk'amasegonda atarenze 20 mubone mama mubone ndakwisabiye mama mubone kubera ibyiza yamaye birahagije nese wagubye uvuga ati ngiye kurakunda rap cyangwa se inenga na rap uwo nguti utamwa rap kumva abafeke itaba bayibona yakuna abikora n'umuntu nyine ku buryo rap utayibagirika ubwo si ibibazo no harinde wawe umukorare wo mu bakatika kandi uri muraperi sugwawo uwafata urapero ukaboheza n'indirimbo za Gatolika bigakora ntabwo uzi ko bibazo ntabwo uzi ko bibara tapo ntabwo nawe nabyumva mani ntabwo usibye izo nabo baravumbuza mukabivumbura birashoboka cyane umwuka ngo ngo yakifama dusaba n'abantu ngo ariko ibizira ry'inaryogerera komeye bya dagisi cakame kuri imenya za ndimenya nare sibyo reka dukute tubangura twicomokere twigendere dore Ash Media iba yabaze nifuza danje sibyo mukine kwamaza kuri Ash Media TV subscribe ubundi imbere cyane marayike ni menshi cyane agomba kuba apanze yuzuye sibyo ameze neza abantu bawe kuri WhatsApp ufite groupe irimo abantu bangahe abantu nka 17 abarurisha groupe irimo abantu 17 ariko wanzira amawe na papa mu muryango wanyu n'abantu bakeya cyane mu muryango wanyu oya benshi kandi ubuse kuma cyata n'abantu benshi abo ngabo nabo dukorana gusa muri rebo yawe barutwitse ndetse n'abandi nabawa cyangwa wowe bro ni bangahe ya nanjye ni 10 nyine tu 10 bonyine abasitari babigwenda wera mufite ngenda nk'abantu 2000 tayi bivuze wenda nawo umuryango wanyu bamasenge bese oya abadufana bo n'ibihumbi 2 bararenga ahubwo byikubye nka gatatu mabare neni baravuga ko narifuka Buko mari bafite abantu 10 n'abandi 10 na 15 ni 10 n'abandi 15 bivuze nawo mu bikari cyangwa se mu cyumba ngo hanze ni nka miliyoni siko twavuga nari nakoze rero kuza kugira ngo byibuze mwakoze kuba mwaje mutwaganiraho mugadutamo vasi zatangize ziryoshye urumva rero reba mu bantu bawe byibuze muri cyo mufite Ash Media ubundi ni ikintu kirenze sibyo gusa none mukeneye kwamamaza kuri Ash Media TV kora kanu ka danje kari fresh ubundi asigaye muzi bamamaze batimo boro za danje twamaze ibintu ukeneye kwamamaza biroroshye kurikirana Ash Media TV ndabashimiye.